dusangira ubuzima. Bijya byoroha gusobanura impamvu twahinduwe n'ibihe kandi mu cyerekezo kitari cyiza. Hari umugani uvuga ngo ingwe ntiyari izi gufata ku gakanu yarabwirijwe. Usanga kenshi dutinda ku bantu bahinduye imico bakaba abantu bagoye kubana nabo, ariko ntidufate umwanya wo gushima abahindutse mu buryo bwiza ku buryo byoroha kubana nabo. Impinduka tugira mu buzima bwacu hari izisaba imbaraga. Izo zisaba imbaraga akenshi ziraramba, ntabwo ziba zitewe nuko hari abantu dushaka kwisanisha nabo. Izi mpinduka zisaba imbaraga hari igihe ibyo dukeneye guhindukaho ari bya bindi biri mu byo tutazi, bisaba kugira ngo hagire umuntu ubikubwira. Ibyo bishobora kuba bibangamye mu kazi cyangwa no mu mibanire yacu ya buri munsi. Biragoye guhindura icyo utiyiziho. Ushobora kugira amahirwe yo kubibwirwa n'inshuti cyangwa se ukabibwirwa n'umuntu uri kukunenga. Uko wabibwirwa kose ugasanga bibangamye, ni ngombwa kugira icyo ubikoraho. Hari imvugo ihuza n'imitekerereze yacu ko amafuti y'umuntu ari bwo buryo bwe. Ubifashe gutyo ntabwo wazigera uhinduka, ariko umuntu muri we afitemo ubushobozi bwo kugira ibyo ahindura. Ubu abakoresha basigaye batanga akazi batareba ku bumenyi gusa, ahubwo bareba ku mico n'imyifatire, kuko ubumenyi umuntu abasha kubwiga. Hari igihe usanga umuntu akora akazi ko kwakira abantu, nyamara uburyo abareba bigatuma n'uwari ufite ubushake bwo kugaruka atagaruka. Uwo muntu ntiyagombye kwisobanura avuga ngo ni indoro y'ababi. Niyo yabibwirwa na rubanda bigendera kuko batishimiye imyitwarire ye, ahubwo yagombye kureba koko niba bibangamye maze akareba uko ashobora guhinduka. Guhinduka bigirira umumaro uwahindutse. Nanjye ngenda mpindura uburyo mvuga cyane cyane mu biganiro mpaka. Nkiga gucunga ijwi ryanjye ngo ritazamuka nta mpamvu, kuko nagize amahirwe yo kubwirwa ko bituma ngaragara nk'uwarakaye, bityo n'ibyo mvuga ntibihabwe agaciro. Kuri njye numvaga atari ikibazo, ariko kubimenya byamfashije kubihindura. Kimwe no kwiga guhindura kutiharira ijambo mu kiganiro. Twese rero dufite amahirwe y'uko hari uburyo twahinduka. Hari igihe ikibura ari ubushake cyangwa se kumenya icyo wahindukaho. Kubimenya rero bisaba gutega amatwi igihe abantu bakubwira, kandi ukemera ko abantu bashobora kukubwira ibyo bakubonaho badafite ubwoba ko biri bugire uruhare mu mibanire yanyu, bikaba byabangamira ubucuti bwacu. Ariko si ibyo gusa, akenshi hari igihe tubibwirwa n'abantu mu buryo bubi. Ibyo nabyo ntitwagombye guhita turakara ngo byose twumve ko badusebeje, ahubwo twagombye kureba niba nta kuri kurimo, amakuru tuvanyemo y'ingenzi akaba yadufasha guhinduka. Ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa, kandi imico myiza ndetse n'imyifatire biduha amahirwe mu buzima. Gubwa neza muri byose, dusangira ubuzima.